Hello guys, nongeye kubasuhuza abakunzi mudukurikiranye kuri uno munsi. Wowe tugiye kurebera hamwe iyi video, tugiye kureba uburyo ki twaka-uploadinga video yacu dukoresheje telefone maze tukaya-uploadinga mu buryo bwiza natwe tukabona views. Mu by'ukuri mu bijyanye no kubona views nabanje kubabwira ku kintu cyerekeranye na thumbnail, icyo twita cover. Cover nziza ikurura abantu kuba bayikandaho bakareba video. Ujya ubibona ko video nziza kuri YouTube iyo bayihaye cover nziza bayikandaho, ariko mu gihe wayihaye cover mbi tayari barayibona bagasikororinga bakigendera. Menya impamvu. Hari n'ahantu ndetse uba wa-uploadinze utabanje kureba neza ugasanga usizeho cover imeze nabi, nyuma bayiteye n'ibihano video yawe nirebwe kure ngo igere kure cyane, YouTube ngo ikorere recommendation kure cyane. Ibi bintu bikosore mu gihe uri kwa-uploadinga shuti yanjye, uzambaza impinduka nyuma. Video yawe ishobora kutarebwa wasizeho cover nziza. Komeza ugerageze niba cover wayisizeho mbere yuko wa-uploadinga. Hari ikosa mukunze gukora, video yawe nirebwe. Nibyo ngiye kubabwira. Ushobora kundeba njyewe ukabona na views nazanye bitewe n'ibihano wenda umuntu aba arimo. Hari igihe channel nayo itazamuka, ariko bigasaba gukora iki? Gukora cyane. Sinarorera kubabwira aka kantu, nabonye ari akantu k'ubwenge. Mu gihe urimo wa-uploadinga, banza kanze nkwereke uburyo ki uranyuramo wa-uploadinga, urebe niba ari bwo buryo ukoresha wowe ufite telefone yawe. Turaza hano kuri channel yacu, tugiye kwa-uploadinga, urakanda hano ku gafoto, ubanzure ko harimo channel yawe, utaza kwa-uploadinga mu gihe kuri indi email y'undi muntu. Uraza ukora hano hari akamenyetso ko guteranya. Ntabwo twese ariko twabashije kubona machine, ariko mu bushobozi bucya dufite mu gihe tutari twagura ibikoresho tugomba kwifashisha telefone, ariko natwe tugakora neza kandi tukabona aba followers, views zikazamuka, kuko abantu bashije kuba bakamamara cyane nabo bahereye hasi cyane. Turaza turebe wenda nka video short cyangwa video nini twa-uploading. Uri buze kwa-uploadinga gutya ukanda hano handitse next, kankwereke utuntu urakosora uri kwa-uploadinga. Aha niho ruzingiye. Aha hano ikintu cya mbere ubanza gukora, uhituza ukareba cover ukayishyiraho, kugira ngo mu gihe uri kwa-uploadinga video yawe niba iri kwi-uploadinga ijya kuri YouTube, uri kumva, ize kuba yicekinga ibihano amakosa wagiye ukora, ibanze kwereke neza ko iyo video usizeho yujuje ibisabwa. Dore ikintu urakora, uraza urebe cover, uri kumva, uyihitemo muri cover ushaka kuba washyira washyira, uraza uyirebe cover yawe uyishyizeho. Nurangiza kuyishyiraho uraza hano hepfo, aha hari agafunguzo wowe wenda hari public, aha hepfo hasi ya description. Ubwo title yo urayandika neza bitewe nuko ushaka. Uraza wandike title, tubanze nawe tuyandike neza. Title ugomba kuyiringaniza kandi ikaba iteye iki? Amatsiko. Niba uri kuvuga ati uyu munsi twasuye, wenda nagakuru uri kubarira abantu, wasuye umuturanyi wawe akubwira amakuru yerekeranye n'amateka yamubayeho, nuba uri kubikora wowe uri buze kuvuga ati, uratanga umutwe uvuga ati, wandika uvuga ati twasuye Gatete yatubariye urugendo rwe
rw'amateka yamubayeho. So bisobanure wenda ngo uratera amatsiko, umuntu araza kureba video yawe araza avuga ati Gatete bimeze gute, amateka ye yamubayeho ameze gute, byifashe gute, ubatera amatsiko muri title yawe. Ubundi bwo numara kwandika title neza, numara kubyandika uraza hano hepfo handitse description, muri make urajya wabiramburamwo hano muri description. Tugira title tukagira description. Muri make hari umuntu ureba video akareba yagira mu mwaka atakavuga se ubundi muri make iyi video yavugaga iki, iyi video yari ishatse kuvuga iki. Hano rero uhita ubabwira muri make video yawe ikigamije, ubyandike muri kumva. Nurangiza urahita uza hano hepfo handitse public. Aha niho ruzingiye shuti, nkurikira neza aka kantu ugakosora. Mu gihe uri gushyira video kuri YouTube, shyiraho uru rufunguzo, za hano handitse private aha hasi, kangusobanurira impamvu ki tuba duhisemo private. Hari igihe waploadinga video yawe yagera kuri YouTube ikayicekinga yari muri public, amakosa igahita yakwereka iri public. Ako kanya bayagezeho abafana bawe, abagukurikira ku muyoboro wa YouTube bose babonye amamenyesha, ugahita uyisiba kubera biki usanze iriho amakosa, wakizoho cover, wagize ute, abantu bari bayibonye bakandaho, wowe wahise uyisiba kubera iriho amakosa, bakandaho bagahita babura video kubera iki basanze uyisibye, kubera imaze kugeraho bashaka kubwira ngo copyright strike, copyright content. Bimeze gutyo. Aka kantu nuba wagakosoye wakize muri private, video yawe izagera kuri YouTube iri private yihishe, ari wowe uri kuyibona wenyine. Ubanza uyirebe neza niba yagezeho, urebe na makosa ariho. Niba kubwira ngo this video is ready to watch, iyi video ni nziza cyane, nta kibazo, yemerewe, irizewe kurebwa, nta kibazo, mwayireba. Ujye wabona kuza ukureho uru rufunguzo. Urufunguzo barukuraho gute? Kanda subscribe uzarebe ukuntu bakuraho urufunguzo kuri video ngiye kubakorera ubutaha bidatinze. Mbere kuko video yawe nibageze kuri YouTube hariho urufunguzo, mbere kuko bayikura muri private bakayishyira muri public, noneho bakayibona neza nta makosa ariho. Wabyumvishije? Wowe ugejeje kuri no munota, reba naka kantu, ariko reba ko wakanze subscribe, kuko niba utarakanda subscribe urimo uracikanwa. Kanda subscribe ukore kunzogera tujye tubana umunsi ku wundi. Uraza hano hepfo handitse add paid promotion, ahantu uraza ukandeho, uhita ukanda hano handitse yes. Video yawe urabubwiye YouTube ati, urabuyisobanuriye ati iyi video yanjye nemeye kwishyura njyewe ni muyinzamurire, muyinyamamarize, muyishyire ku rwego rwo hejuru. YouTube yo irabigukorera nk'akazi, kuko nicyo ibishinzwe. Ari amaroba checkinga, akora recommendation kuri video y'umuntu yashyizeho, ariya niyo ya mbere akora recommendation ahantu hanini cyane. Aka kantu nako ugakore gutyo. Nurangiza uhita ukanda hano handitse next, ahantu naho hari akandi kantu kamwe. Sobanurira YouTube channel yawe, sobanurira YouTube, uyibwira ati video yanjye yemere kurebwa n'abantu bayigenewe, ntabwo yemere kurebwa n'abana bari hasi y'imyaka 10 n'ingahe, yemere kurebwa n'abantu bari mature.
niba ushaka kuyisobanurira hano niho ruzingiye. Hano hepfo wibuke hari ibindi agriculture advice naho hasi hari ibindi nabyo ugomba guhitamo. Urabona hano hano hepfo nyine birahari ngo yes yemerewe kurebwa n'abari hasi y'imyaka 18. Hano noti ntabwo yemerewe kurebwa n'abari hasi y'imyaka 18 ukayisobanurira. Uri kumva? Hano hejuru naho barakubwira ati YouTube nikora recommendation irayiha abantu ki? Uwo ari we wese yemerewe kuyimuhaho recommendation cyangwa nababigenewe nyine kureba ibyo bintu. Niba ari ababigeneye kureba ibyo bintu urakanda aha hambere. Niba ari buri muntu uwo ari we wese ushaka gukanda harakandaho, ukande hano hepfo handitse hano handitse no it not mind for kind. Uhita ukanda hano hepfo. Asigaye nurangiza waka uploading uzambwira impinduka nyuma. Nyandikira muri comment icyo wifuza ko tuzagusobanurira ubutaha. Usharinga iyi video ku nshuti zawe. Ndabakunda mukomeze kugira ibihe byiza naho ubutaha wa uploading video yawe imeze neza. Bye bye. Naho ubutaha.